nta muntu wagerageje guhombya Rayon Sport ngo birangire gutyo gusa. Icyabaye rero nyuma y'umukino habaye inama yahuje abashinzwe management ya Stade Amahoro, abafite izo nshingano zo gucuruza amatike, ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'aba event organizer muri ya mukino. Uyu wa mbere Rayon Sport yanditse isaba ubusobanuro. Ntabwo bigomba kugenda gutyo gusa. Umuntu ushobora guhombya amafaranga ya Rayon Sport, dusanzwe turi ikipe idakorera amafaranga menshi, ariko iryo faranga ryacu rivuye mu mbaraga z'abakunzi bacu, nta muntu ugomba kurijyana gutyo gusa. Ibi byose ngiye gufata igihe kitari kinini cyane kugira ngo uhe verisiyo y'ibiri guturuka muri ofisi y'ikipe ya Rayon Sport. Ese byagenze bite kugira ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport babura amatike? Byagenze bite? Ese situation yabaye niyihe ituma mu masaha abiri ya nyuma mbere yuko Rayon Sport na APR zitangira gukina, Rayon Sport ishyiraho code kugira ngo abakunzi b'umupira w'amaguru ariho bagurira amatike? Byagenze bite? Harakurikiraho iki se nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport itewe igihombo gikomeye cyane n'abari bashinzwe ibijyanye no kugurisha amatike? Ariko se ubundi bwo Rayon Sport yemerewe cyangwa se n'undi wari wese ugiye muri Stade Amahoro yemerewe kujyana na company ye ashaka isanzwe icuruza amatike? Icyo nacyo ni ikindi kibazo cyo kwibaza. Nawuzemo nari abantu benshi bari kwivuga mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi hari latest version iri guturuka mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Niyo mpamvu ndi hano rero, ndijwi ry'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ndetse na office y'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ubashe kumenya ikirimo kirajya mbere muri rusange. Ariko ngiye gufata umwanya wo gutinda cyane kuri iyi situation, ibyabaye kuva mbere na nyuma y'umukino mu rwego rwo kugira ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamenye situation y'ikijyanye n'igurishwa ry'amatike ndetse n'ibijyanye no gusikana amatike byabaye ku munsi wo ku gatandatu. Derbi, Rayon Sport ofisi yayo yatangiye kwitegura Derbi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 2026. Intego yari iyihe? Campaign ikozwe neza igakorwa mbere, ni campaign ishobora gusigira Rayon Sport amafaranga ayifasha guhemba amezi asigaye y'umwaka, hakaniyongeraho ko ikigega cya Rayon Sport cyagombaga gusigaramo amafaranga kugira ngo ubuzima bwa Rayon Sport bukomeze no muri sama bumeze neza cyane. Icyabaye ni ikirere. Rayon Sport ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 yashyize hanze afishe ibwira abantu ko Derbi hari. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4. Icyo gihe hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sport from experience yari ihari, Derbi Rayon Sport iherukaga gutegura ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12, niyo Derbi yonyine yabashije kuzuza Stade Amahoro yateguwe n'ikipe. Nubwo nyuma yaho gato kuri finali ya Peace Cup Rayon Sport yatsindiweho na APR ibitego 2-0, nabwo Ferwafa yacuruje amatike yose muri 45 byaruzuye, ariko nta club n'imwe iri hano ku butaka bw'u Rwanda yigeze itegura umukino ngo wuzuze Stade Amahoro usibye Rayon Sport. Inzira byanyuzemo rero muri 2024 ni nayo nzira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwongeye kunyuramo kugira ngo Rayon Sport yuzuze stade nanone. Ukuyuzuza bifite bihuriye no gukorera amafaranga. Abantu bakubwira ko Stade Amahoro wayujuje neza ushobora gukorera miliyoni zikabakaba 148. Miliyoni 148 harimo saleri ebyiri z'ukwezi kwa 4 n'iz'ukwezi kwa 5 Rayon Sport igomba gusoza mu mwaka w'imikino. Aho ngaho umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport akicara akegama akavuga ngo abakinnyi haba usoje amasezerano haba uwo tugifitiye amasezerano dusoje umwaka w'imikino tumeze neza. Iyo niyo yari intego ya Rayon Sport. Habaye ikibazo cya mbere cyo kumenya ibijyanye na cost ya stade. Cost ya stade yishyurwa ngahe, bigenda bite? Sindibuze kujya muri detail y'amafaranga abashinzwe management ya Stade Amahoro bishyuzaga, sindibuze kubijyamo. Ariko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bitewe na gahunda bari bafite bakoze imibare baravuga ngo please ntabwo twatanga amafaranga kubera ko niba tugiye gukora ibijyanye n'ubucuruzi tugomba gukora ubucuruzi bwunguka. Mudufashe, mutworohereze, ntimuhombe, ariko natwe ntimudushyire kuri cost yaduhombya noneho. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwakoze ibishoboka byose. Icyumweru cya nyuma cinjira ku munsi nyirize no mukino, Rayon Sport yabonye Stade Amahoro ku giciro cyiza. Iyo ufashe Stade Amahoro rero bigenda biti, nabonye ahantu aka kantu hari abantu batigeze bagasobanukirwa. Iyo ufashe Stade Amahoro mu mafaranga wishyura haba harimo ibi bikurikira. Icyambere, protokole ubu yishyuye wishyuye Stade Amahoro. Protokole ni ya Q&A, ini company ishinzwe management
ya Stade Amahoro. Ni wishyura protocol uyishyuriyemo. Kabiri, aba steward bose nabo ubu bishyuriye mu mafaranga uba wishyuye. Gatatu, iyi kampani ifite management ya Stade Amahoro iyo yahisemo gukorana n'umuntu umwe ucuruza amatike niwe basinyanye amasezerano. Niba ugiye gukinira match muri Stade Amahoro, ni itegeko umuntu mugomba gukorana n'umuntu umwe, uwo niwe ufitanye amasezerano na kampani ifite management ya Stade Amahoro. Uze gusubiza amaso inyuma yose hose urebe kuva igihe iyi kampani yafatiye Stade Amahoro kuva kuri match za Al Hilal, muze kubireba kampani yacuruje amatike n'imwe. Muze kura match ya Kiyovu na APR, muze kura match za Al Hilal zose, muze kura match zose zagiye zibera muri Stade Amahoro. From experience muraza kubibona ko umuntu ucuruza amatike n'umwe. Uwo muntu rero ni nawe ufite inshingano cyane cyane nk'abantu bishimye imyanya ya VIP, VVIP, skyboxes, niwe muntu uba ufite inshingano zo kubazanira ama wristband, utu tuntu twambara ku kuboko tudutandukanya n'umuntu wishyuye n'umuntu utishyuye. Rayon Sport rero mu gusoza kwishyura Stade Amahoro, mu gusoza ibiganiro na kampani ishinzwe management ya Stade Amahoro, icyo Rayon Sport yagombaga kurwana nacyo ni ikintu kimwe cyonyine, promotion y'umukino gusa. Ibindi bijyanye na venue yabonetse, uzishyuza arahari, ni nawe uzasikana amatike, ni nawe stade ntabwo ari twebwe tuzayikoropa, ntabwo ari twe tuzashaka abasteward, ntabwo ari twebwe tuzakora protocol. Ibindi bintu byose byari covered usibye ibireba Rayon Sport nka Rayon Sport y'ubwayo. Campaign rero yarakozwe, twamaze kubyumvikana ko ofisi ya Rayon Sport yakoze akazi kose gashoboka kugira ngo promotion itangire kare. Twibukiranye ko Rayon Sport ntabwo ari mu bihe byiza, ariko nk'ikipe ishaka gukora ubucuruzi yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibimeze neza ibitameze neza umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport amenye igihe umukino uzabera, isaha n'igiciro cyo kwinjira. Ibiciro byasohotse mu gihe kitarenze n'icyumweru tumaze kumenyesha abantu ko stade yabonetse n'umukino ugomba kuba. Icyabaye n'iki rero, cya cyumweru cya nyuma cyo gucuruza umukino niho habaye ikibazo cy'amatike. Nshaka kugaruka muri ubu buryo. Turabyibuka ko Rayon Sport itemerewe kuzana cyangwa gusinya amasezerano n'undi muntu ucuruza amatike. Niwe wishyuye Stade Amahoro, utegetswe gukorana na kampani. Aba bashinzwe Stade Amahoro bakonfirmye ko ari ifite ubushobozi bwo gucuruza amatike ajya muri Stade Amahoro. Utegetswe na gusabwa, niba usinya amasezerano yo gukinira muri Stade Amahoro, utegetswe no gukurikiza amabwiriza yose ari mu masezerano y'abashinzwe imicungire y'iyi stade. Icyumweru cya nyuma rero tukinjiyemo, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bafite morale. Hari hashtag imwe igira iti dufise plan, niyo yari ihari. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport barayumva, barayenjoyinga, batangira urugamba rwo kugura amatike. Guess what? Mu mizo ya mbere system yarakoraga, kuwa mbere system ikora, kuwa kabiri system ikora, kuwa gatatu ibibazo nibwo byatangiye, ari nabwo abantu benshi bari batangiye kugura amatike. Twibukiranye, kuwa gatatu twari twinjiye mu minsi ya nyuma y'ukwezi. Muribuka ko ukwezi kwarangiye ku munsi wo kuwa gatanu. Ubwo kuwa gatatu turi ku itariki 29, kuwa kane ni itariki 30, kuwa gatanu ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Ukwezi kwa kane kuri kurangira, abanyamushahara nibwo batangiye kubona amafaranga. Iminsi Rayon Sport yateganyaga ko igomba gukora sold out hari ku munsi wo kuwa gatanu, ukurikije umuvuduko abantu bagenderagaho mu kugura amatike. Habaye ikibazo gikomeye cyane kivaho rya hato na hato rya system icururizwamo amatike. Kuwa gatatu yavuyeho amasaha atari munsi ya 3. Ubuyobozi bwa Rayon Sport burakomplaininga, ubwira babahaye Stade Amahoro ngo muvugane n'uyu muntu ucuruza amatike. Turabona system yavuyeho, bari excuse, baravuga bati okay, cyari ikibazo cya jam y'abantu, bari abantu benshi. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bugira impungenge, baribaza ngo dufate nk'urugero, Rayon Sport yasinye amasezerano na Airtel, n'abantu bangaye bakoresha Airtel money ku munsi. Kibazo icyo kibazo, n'abantu bangaye bakoresha Airtel money ku munsi. Ko tutari twabona se
Airtel yiyekiza ngo ivuge ngo ariko ngo twagize ngo umubare w'abantu benshi ngo barimo barishyura bakoresheje Airtel Money ngo byapfuye. Icyo cyari ikibazo cya mbere. Ubuyobozi bwa Rayon Sport buravuga ngo ntabwo twizeye neza igisubizo muduhaye, ariko mukurikirane iki kibazo gikemuke kuko tugeze mu minsi ya nyayo yo kugurisha amatike, dukeneye kuzuza stade. Bigera ku munsi wo kuwa kane, ibyabaye kuwa gatatu bigaruka kuwa kane amasaha menshi kurushaho kuwa gatatu. None ubuyobozi bwa Rayon Sport buravuga ati ibintu ntabwo bishoboka, ntabwo ibintu bishoboka. Niba tugeze igihe cyo kugurisha amatike kandi menshi, nibwo twiteguye abantu, akaba aribwo system itangiye kuvuga. Nyamuneka nimukora ibishoboka byose, niba iyi system itari no gukunda, mureke duhindure, tuzane umuntu ufite ubushobozi bwo gucuruza amatike kugira ngo sales zacu tuzikore bigende neza. Akaruma situation, system irongera igarukaho nanone, ariko igenda bigura intege. Igarukaho hari amatike amwe namwe yavuye muri system. Nibuka ko nko ku munsi wo kuwa kane system yagarutseho nta matike ya VIP arimo kandi atashize. Nta sold out ya VIP yabayeho, nta sold out ya VIP yabayeho. Ibyo abantu babyirirwamo kuwa kane system irongera igarukaho. Byabaye akamaramaza ku munsi wo kuwa gatanu saa 4:30 kugeza ku isaha y'isa 7:30 system yavuyeho completely. Biba ngombwa ko kuwa gatanu abasanzwe bacuruza amatike babwira Rayon Sport ngo reka duhindure inzira twanyuragamo turi gucuruza amatike. Ngira ngo mwarabibonye ko Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatanu yashyizeho uburyo bushya bwo kugura amatike. Bwari uburyo bushya bwo kugura amatike, ariko ntabwo ari company yo gucuruza amatike, ni same company ihinduye USSD code barimo barakoresha tugura amatike, same company. Icyabaye ku munsi wo kuwa gatanu bahinduye inzira, ibi by'ubusa. Ishyano ryaguye ryari rero ku munsi wo kuwa gatandatu, ku munsi w'umukino nyirizina. System yaranze noneho completely iranga ivaho. Ubwo hari abantu barenga nk'ibihumbi 25 cyangwa ibihumbi 28 bataragura itike, barimo barohereza message muri DM z'imbuga nkoranyambaga zose za Rayon Sport, bari kwandika muri chat y'ibiganiro byose bya siporo biri hano mu Rwanda, bavuga bati twabuze ukuntu tugura amatike turayagura gute. Ni nako Rayon Sport yarambiwe none ibijyanye no gukora complaint. Bahereye kuwa gatatu icyo kintu bakivuga, kuwa kane icyo kintu bakivuga, kuwa gatanu icyo kintu bakivuga, kuwa gatandatu mu gitondo icyo kintu barakivuze. Bigeze ku masaha y'umugoroba saa 9 system none ivaho burundu. Habe ya indi ya mbere, habe ni ya kabiri bari bimukiye. Icyakurikiyeho nyuma y'icyo gihombo cyose, abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ubushishozi bwabo barebye imbaga y'abantu iri hanze ya stade yifuza kwinjira muri stade itari buze kurenga umuryango, itishe kuko nta match ya Rayon Sport ibonye ibaho. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hari abari bicaye ahantu hitwa muri Zaria Kote ari gutangirwa badge z'abafite imirimo muri stade. Hari umugabo umwe wambabaje cyane, umugabo yari ari kumwe n'umwana. Yabwiye umuntu muri gutanga amabadge, aramubwira ngo iyo badge waretse nkakwishyura amafaranga 500, ariko nkareba match kuri mwana namuzanye namwijeje ko aza kureba Derbi. Aramubwira ati iyi badge ni y'abanyamakuru, niyo nayiguha mu muryango uri buze kwinjiriramo baraza kukureba kuri liste, ni batakubonaho ntacyo yakumarira. Umugabo amarira yatembye mu maso mureba. Umuntu arashaka kureba match, afite amafaranga yo kwishyura match, yavuye mu rugo ikimuzanye ari ukureba match. Ikibuze cyonyine ni uburyo bwo kwinjira muri stade. Saa 10 zuzuye ubuyobozi bwa Rayon Sport mu bushishozi bwabo bafashe icyemezo, bashyiraho uburyo ibona amafaranga ariko butizewe mu bijyanye na scan. Ako kantu kumve impamvu duhitamo izi kampani zicuruza amatike, nuko iyo tike bagurishije hari uburyo ibivuye muri systeme niba ugiye no kwinjira ku muryango iyo umuntu ayisikanye nta wundi muntu wayinjiriraho. Rayon Sport yashyizeho uburyo bwa kode yayo kugira ngo byibuza abari aho ngaho bashobore kwinjira muri stade, kuko abantu bari benshi cyane, 1 bari mu migina. Icyabaye saa 11
iminota nka 30 abantu batangiye kwinjira, stade itangiye kugeramo abantu benshi, ariko Rayon Sport ubwo buryo yari ishyizeho bwari uburyo bumeze nko kwizirika igisasu, kubera ko nta buryo wasikana message. Niyo bwaba buhari bisaba ubushishozi bwinshi cyane kugira ngo umenye niba uwo muntu atafodinze message ngo ayibe undi muntu. Nicyo cyabaye rero Rayon Sport birangira ifashe icyemezo cy'uko igiye gushyiraho iyo code kugira ngo byibuza ntibibe gukorera amafaranga gusa, urukundo umukunzi wa Rayon Sport yavanye mu rugo rwo kureba match ntatayirebye. Byarangiye Rayon Sport ishyizeho code, abantu bamwe na bamwe barishyura, stade ijyamo n'abantu benshi. Ndashimira cyane abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kuko nahoze mbaza nsanga imibare mirenga 41,000 abantu bakabaka bafi 41,000 ndimo ndabaza abantu bakabaka bafi 41,000 bageze kuri stade. Ibi birasobanura ko iyo system itaza gupfa indi sold out ikipe ya Rayon Sport yarayikoze. Nyinyi barankaho twakoze ni sold out. Kudos ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, mwarakoze cyane. Nzahora mbashimira kandi bikuye ku mutima. Abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, abatoza b'ikipe ya Rayon Sport n'abakinnyi nabo barabashimira, mwakoze akazi kadasanzwe. Kudos. Rayon Sport rero kampani igurisha amatike biranze, ifaranga rya Rayon Sport ndigenda gutyo gusa. Nta muntu agerageje guhombya Rayon Sport ngo birangire gutyo gusa. Icyabaye rero, nyuma y'umukino habaye inama yahuje abashinzwe management ya Stade Amahoro, abafite izo nshingano zo gucuruza amatike, ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'aba event organizer muri ya mukino. Uyu wa mbere Rayon Sport yanditse isaba ubusobanuro. Ntabwo bigomba kugenda gutyo gusa. Umuntu ushobora guhombya amafaranga ya Rayon Sport, dusanzwe turi ikipe idakorera amafaranga menshi, ariko iryo faranga ryacu rivuye mu mbaraga z'abakunzi bacu, nta muntu ugomba kurijyana gutyo gusa. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ntabwo bwatereye iyo ngo bagende bavuge ngo okay muri system ya jaminze. Kuki ya jaminze bigeze kuri match ya Rayon Sport? Kuki wabonye biri kujaminga ngo ntugivinge up uvuge ngo mushaka ubundi byongewe byananiye? Ubwo nibwo busobanura ubuyobozi bwa Rayon Sport bwasabye usanzwe acuruza amatike. Ku munsi w'ejo kuwa kabiri nihaboneka update nzaza nyibahe, ariko uyu munsi uyu wa mbere nyuma y'inama yabaye kuwa gatandatu nyuma y'umukino ntabwo byagombaga kugenda gutyo gusa. Rayon Sport yanditse ibaruwa isaba ubusobanuro. Mudusobanurire why this person, kuki uyu muntu. Subira muri background nyuma gato. Ababyibuka 2023 same company niyo yacuruzaga amatike. Buri gihe amaklub agahora complaininga avuga ngo ko twabonye abantu muri stade. Bigeze kwa kuri match ya Etincelle yakinye na Marine, stade ijyamo abantu benshi pe. Etincelle bagiye kuyiha amafaranga yinjiye bayiha miliyoni n'igice, kandi stade ya Rubavu yari irimo abantu benshi cyane. Stade irimo abantu benshi, hanyuma ugiye gutanga amafaranga atanze amafaranga make ugereranyije na expectation n'abantu bari kubona muri stade. Iyo company yandikiwe ibaruwa. Rayon Sport nayo ubwayo yandikiye ibaruwa iyi company. Ibyo byayibayeho muri izo sezo zombi zagiye zikurikirana, ari nabyo byatumye iyi company mari iminsi itari mirakora. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport yasubiye muri background iravuga ngo why, kuki byabaye ari twebwe tugiye kwakira muri Stade Amahoro? Kuki bitigeze biba kuri match za equipe nationale Amavubi kandi haraguze abantu benshi? Kuki bitabaye kuri Super Coupe yabaye mu kwezi kwa mbere ko ari mwe mwagurishaga amatike? Why, kuki bitabaye? Niyo mpamvu Rayon Sport iri gusaba ubusobanuro. Uko biri buze kugenda kuri iyi scenario ndaza gukomeza nibakurikiranira, ariko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ntabwo buri buze gutuma bigenda gutyo gusa. Match iratangiye rero. Urugamba rwa mbere tugeze kuri report ya match. Sinibuze no kwitindaho cyane kuko abantu benshi mwarebye match. Urugamba rwa mbere rwari rukomeye. Rayon Sport yatangiye umwiherero ku munsi wo kuwa gatatu. Izakina umukino kuwa gatandatu. Muri ibi bintu ntabwo bibaho kuri Rayon Sport. Rayon Sport ijya muri camp buri buki kino umukino. Ariko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakoresheje imbaraga zose zishoboka
bafata ikipe ijya muri camp ku munsi wo kuwa gatatu, ifite match kuwa gatandatu. Icyo cyumweru ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bunahindure mentality y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, bafashe baro zisa neza neza. Ntabwo mwigeze mukamenya, Rayon Sport yafashe baro zisa neza neza nizo APR yakoresheje itsinda Rayon Sport. Kuva ku munsi wo kwa mbere nizo abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bitorezagaho, baro zigezweho noneho ziri latest. Mu rwego rwo kugira ngo bategure mentally, ubuyobozi bwa Rayon Sport bagiye ku isoko bagura baro zisa neza neza nizo APR isanzwe ikoresha. Kuwa mbere speech yari imwe, ninde muntu udafite godi imwemerera gukinira kuri stade Amahoro? Utayifite amanike ikiganza tunamugurize, ko nta kirane cy'umushahara twabereyemo, tumugurize agure godi. Uwo wa mbere ku kibuga hari umuntu ucuruza godi zigezweho, wavuye mu mujyi azana igikapu aterekaho. Udafite amafaranga natubwire tumugurize agure godi. Niho nabonye abakinnyi nk'abaganije bagura godiyo nshya, nibwo nabonye abakinnyi nk'aba Richard bagura godiyo nshya. Abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport barimo na Faringanye baguze godiyo nshya buri wese kuva ku munsi wo kwa mbere. Turi kuwa mbere, match zaba ku munsi wo kwa gatandatu. Kuwa gatatu muri camp ya Rayon Sport hinjiye abakinnyi 23. Abakinnyi 23 hagomba kuvaho umukinnyi w'umunyarwanda umwe n'abakinnyi b'abanyamahanga 2. Camp y'ikipe ya Rayon Sport abanyamahanga bari muri iyo camp yari Chimanga, Yisudian, hakaza Rikau, hakaza Richard, hakaza Abed babaye 5, hakaza Tambwe Guruwari, hakaza Asman babaye 7, hakaza Aziz Bazane babaye 8, hakaza Faringanye babaye 9, 10 na Tony Kitoga bari abanyamahanga 10. Abo banyamahanga 10 hagomba gusohoka abanyamahanga 2. Icyumweru cy'imyitozo umutoza witwa hari ingingo yarwaye umutwe wo kumenya ngo abanyamahanga ndibuze gusigana ibandi. Wareba Aziz Bazane wagarutse aragenda nk'ishanyarazi, wareba Faringanye urimo uramuha passe ya nyuma arayitsinda nkumisha. Asumane nawe akabwira umutoza ati igitego Rayon Sport iheruka gutsinda mu ikipe ya APR mwizamu njye wagitsinze, ndongera nsinde ikindi gitego kuva kwa mbere. Asumane yarafite igitego, kandi ubwo axe centrale y'ikipe ya Rayon Sport umuntu witwa Yisudian arakubwira ati yaransinze ariko ntibishobora kongera, yansinze ibitego 3-0 ariko ntibishobora kongera. Shiremba akakubwira ati bansinze 4-1 nari mpagazemo hano, ntabwo bishobora kongera kuri ibyo bintu. Wareba kuri buri mukinnyi urugamba rwatangiriye mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, byarinze bigera ku munsi wo kuwa gatandatu hari ingingo atarafata icyemezo cy'abanyamahanga 2 bagomba gusezererwa muri camp. Byagoranye, ese ndasiga Faringanye na Aziz Bazane ndamukeneye, Faringanye nawe ndamukeneye. Ese nkure muri Kau na Kitoga, Mediane yanjye ndabanyishenye. Urugamba rwabaye rwo bigeze minota yanyu umutoza afata icyemezo cy'uko abanyamahanga 2 bagiye gusigara ari Faringanye na Tony Kitoga. Ariko ibyo byabaye mu masaha 2 imbere y'umukino. Ibyo birumvikanisha uburyo Rayon Sport yari yiteguye iyi derbi. Uhereye ku bakinnyi 11 rero umutoza yakoresheje yahisemo kudahindura cyane ikipe ye. Muzamu ni Kwizera, iburyo yarahinduye, instead yo gukoresha Kabange wari wakinnye kuri match y'amagaju yagaruye Obed ko Kabange yarafite ubukwe ku munsi ukurikira. Uburyo buri menta mu buryo buri matare urabyumva ko umuntu uri gutegura ubukwe somehow hari impungenge ishobora kumugiraho, nubwo Rayon Sport itagishidikanya kuri Kabange, ariko umuntu uri gutegura ubukwe nawe urabyumva, uri gutekereza ati videographer yantwerereye, ese impeta zaguzwe, wasirisa ubukwe azabuzamo. Urumva ibitekerezo biri mu mutwe. Hariya hari na Wataru ugomba kuzamo facing. Umutoza afashe icyemezo ku munota wanyuma yuko agiye gukoresha Obed uwo mukiza. Ibumoso ganijoro ntakorwaho. Axe centrale Yisudian na Chimanga n'abantu badakorwaho. Mediane y'ikipe ya Rayon Sport rero uyu mutoza afashe icyemezo gikomeye cyane cyo gufata umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye amuhindura nimero 6 w'ikipe.
afata nimero 8 amugira Rikau, nimero 10 ikipe ya Rayon Sport amugira umuntu witwa Bigirimana Bede. Ikintu cyabaye ni ikirere, linya y'imbere yafashe Aziz Bazane aca uruhande rumwe, ubwo Aziz Bazane yagarutse nyuma y'igihe yari amaze atari no gukina, ariko afata icyemezo aravuga ngo Aziz garuka, afata Tambwe Guruwari instead yo kumunyuza muri Mediana amunyuza uruhande rumwe, ahita afata umwataka umwe witwa Asimana wari washyira imbere, ni nawe mwataka rukumbi de type wari uhari mu ikipe. Kuva ku munota wa mbere umuntu wese warebaga match y'ikipe ya Rayon Sport byaragaragaraga ko ikipe ya Rayon Sport itari buze gutsinda umukino. Rayon Sport yarapushinze iminota 3 ya mbere, Rayon Sport yari imaze kubona okaziyo ebyiri mu izamu rya APR. Bitandukanye n'imikino 3 yaherukaga, iyo minota ahubwo ikipe ya Rayon Sport ari igihe wasangaga yamaze gutsindwa igitego n'ikipe ya APR. Iminota 3 ya mbere nge narayirebye mpita mbona ko ikipe ya Rayon Sport ifite umusaruro kuri uyu mukino. Witegereje nureba muri aya mashusho y'umukino, itegereze nk'ubu buryo bwa mbere bwa Aziz Bazane kuri iri kosa bamukoreye, birakwereka uburyo Rayon Sport yari ifite esprit yo kurwana, combativité yo ku rwego rwo hejuru. Hakurikiyeho yuko rero ikipe ya Rayon Sport yabonye okaziyo nyinshi, biza kugeraho ku munota 31 Rayon Sport yubatse uburyo bunyura ku ruhande rw'ibumoso rwa Rayon Sport, ari ku ruhande rw'iburyo rw'ikipe ya APR. Tambwe Guruwari atira centre nziza, abadefenseur b'ikipe ya APR bananirwa gukliringa umupira, Asman atsinda igitego. Stade yose nibwo twari dusuzumye uburyo ikomeye, uburyo abantu bari bicaye muri stade, abantu bicaye mu buryo buvangavanze, ntabwo bigeze bahabaho kwa kundi ngo abafana APR baricara aha, ngo abareba baricara aha. Abareba baragiye barabanza buzura cya gice cyabo cyose, noneho abareyo baragiye bicara no muri ya myanya abafana b'ikipe ya APR basanzwe bicaramo, ya myanya basanzwe bicaramo. Stade Rayon Sport igitsinda igitego cy'umuntu witwa Asman, stade yose yarajegeye, kibe cya gice rusanzwe tuzi ko cyicaramo abakunzi b'ikipe ya APR na cya gice gisanzwe cyicaramo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Umurindi mwinshi cyane, ingoma nyinshi cyane. Umunota 31 ni umunota w'amateka cyane ku ikipe ya Rayon Sport, yari yongeye kubona igitego mu izamu y'ikipe ya APR. Nyuma yaho gato habayeho scenario itarigeze ivugwaho rumwe, penalty yahawe ikipe ya APR. Nubu hariho abantu bakiri gushaka ubuhengekero, hariho abantu bakiri gushaka uburyo babihengeka bakagorora imirongo, bakazana ifoto, bakazana ibiki, ariko witegereje neza aya mashusho urimo urareba, ni witegereza neza aya mashusho urimo urareba, urahita ubona scenario y'icyabaye. Umukinnyi witwa Kagege yazamukanye umupira, Tambwe Guruwari akora soft touch. Kuki tuvuga soft touch? Soft touch abasifuzi n'abanyamupira bavuga ko iki gice cyo kuva hano kunda kugeza hano ku mutwe, umuntu wese wakoresha nawe ingingo nk'izo ngizo arimo arasunika mugenzi we kugira ngo ahanganire umupira, that's a soft touch. Reka tubare ko bari muri box, a soft touch nk'iyo ngiyo biba ari 50-50, ariko ku buremere bwa match hari naho bigera umusifuzi akavuga ngo no, this is not a penalty. Ariko none niba witegereje neza aya mashusho ukareba muri izi angire nubwo zitagaragara zose, niba bireba neza contact y'umuntu witwa Tambwe Guruwari yabaye akiri inyuma irubuga rw'amahina. Ubwenge bw'uyu mukinnyi tekereza ko aribwo ushobora kuba bwaranajijishije umusifuzi cyangwa akaba yaranabikoze nkana, ni uburyo we yahise yisunika yigira imbere ahitagwa noneho muri sirifasi, kuko byabaye biri close neza n'umurongo. Byarangiye umusifuzi atanze penalty kuri touch itavugwaho rumwe inyuma ya box, biza kurangira ikipe ya APR yitsinze, igice cya mbere kirangira igitego 1-1. Uyu mukino wabereyemo izindi scenario nk'eshatu zatumye abantu bakomeza kwibaza ku misifurire y'abasifuzi b'Abanyarwanda. Itegereze neza iyi contre attaque y'umuntu witwa Aziz Bazane yo mu gice cya kabiri. Niba uri kubireba neza, umuntu witwa Aziz Bazane azamukanye umupira akorewe ikosa n'umuntu witwa Niyomugabo Claude. Dore ikintu kibaye rero, Niyomugabo Claude nta karita y'umuhondo ahawe, Niyomugabo Claude nta nubwo musifuye ko yakoze ikosa.
itegereze neza akaboko kane mugabo Claude nibyo gakoze kuri Aziz Bazana. Iyo ni mistake ya mbere. By'amaburaburizo rero iki ni ikibazo cy'imisifurire. Hari ishu yatangiye kuzamurwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru bavuga bati niba muri Tanzania aha hirya bafashe icyemezo cy'uko abasifuzi b'abenegihugu batakiri ku rwego rwo gusifura match ya Derbi, abanyarwanda dutera iyo ntambwe. Kubera iki? Niba mubyibuka neza izi Derbi 3 zose ziheruka zibereye muri stade Amahoro habayemo scenario zose zagakwiye kuba zaratumye imikino irangira mu buryo butandukanye n'ubu. Dufata urugero, niba wibuka neza match ya 2-0 APR yatsinze kuri finali ya Peace Cup, yakoreye ikosa Iraguha Haji muri surface de réparation, ntiyatanga penalty atanga avantage. Iyi avantage niyo yavuyemo contre attaque ibyari igitego. Match y'ibitego 3-0 same, harimo amakosa. Nini igira imbere gato haza kuri match ya Super Coupe, niyo mugabo Claude yakaba yarabonye ikarita y'umutuku ku isegonda rya 35 ry'umukino. Celestin ahitamo gusanza. Iyi match niyo turimo turavuga yakabaye yabonetsemo penalty zirenga imwe, yakabaye yabonetsemo ikarita y'umutuku irenga imwe, haba kuri Ruboneka Bosco ndetse na niyo mugabo Claude. Mugabo Claude ari umudefenseur wa nyuma. Cyose biza kurangira abasifuzi badafashe icyemezo cyo gutanga izo karita. Hari ibintu bibiri. Hari issue imwe nabonye abantu bari kurezinga bavuga ngo u Rwanda rufite umusifuzi mpuzamahanga witwa Sam Wikunda kuki adashobora gusifura umukino wera and code, ariko niwe wenyine azahora asifura umukino se? Azahora asifura umukino? Igisubizo ni oya. Dutera intambwe. Match nk'ingi ikomeye bimaze kugaragara ko irusha imbaraga abasifuzi b'Abanyarwanda. Umuvuduko wayo, ibyemezo bifatirwamo, n'uburyo batinya inzego zimwe na zimwe, nyine ukabona ko umuntu agiye gufata icyemezo ariko urabona ibitekerezo bye biri ahantu kure cyane. Dukeneye abasifuzi mpuzamahanga baze gusifura imikino, by'umwihariko Abanyasudani, kuko twahaye ikaze Al Hilal na El Merreikh. Dukeneye abasifuzi b'Abanyasudani baza gusifura uyu mukino wa Rayon Sport na APR, by'umwihariko dutangirire kuri finale ya Peace Cup. Utsindwa avuga ngo nukwibesha k'umusifuzi, uyu muntu ntaho twari tuziranye rwose, yibeshe nkuko n'undi muntu yakibesha, kuko hano atari VAR umuntu yanibesha rwose, n'abanyaburayi baribesha. Ariko bitabaye ibyo, ahantu umuntu arimo arareba, ahantu umuntu yegereye agatinya gufata icyemezo, that's the problem. Ni ikindi kintu cyo kuzaganiraho. So umukino urangira n'ikipe ya Rayon Sport inganyije n'ikipe ya APR igitego 1-1. Homme du match abawatara tavuzweho rumwe nabyo ko abantu baravugaga bati atabaye Richard wa Rayon Sport yakaba yari Adolphe w'ikipe ya APR. Umukino uza kurangira ikipe ya Rayon Sport inganyije n'ikipe ya APR igitego 1-1 bidatanga avantage kuri Rayon Sport. Inota rimwe amanota 8 niyo asigayemo kuri Rayon Sport. Shampiyona ntabwo irarangira, ariko hasigaye imikino 5 yo kugenda. APR iracyafite Al Hilal, iracyafite Merreikh, iracyafite AS Kigali ikurwana no kutamanuka isanzwe inayishobora. Izo ni ikipe zose zo kuza kureba kugira ngo turebe ko gap ribuze kugabanuka kugira ngo urugendo rwo gushaka igikombe cya shampiyona rukomeze. Hanyuma ku kwezi kwa gatanu twinjiyemo, ikipe ya Rayon Sport ifite iyo mikino 5 yose nibwo igomba kuzayikinamo, ariko akaniyongeramo na fixtures z'igikombe cy'amahoro. Reka nitabaza telefone yanyu gahunda yose ya shampiyona uburyo iraza kubiteye ku mikino ya nyuma ikipe ya Rayon Sport iribuze gukina muri ku kwezi kwa gatanu. Uku kwezi kwa gatanu rero turimo, tugiye kugutwara muri ubu buryo. Ikipe ya Rayon Sport igiye gutangirira ku ikipe ya AS Muhanga. Iyo ni iya mbere Rayon Sport igomba guheraho. Ni match zasohokamo, ni match zaho ku itariki ya 6. Itariki ya 6 azaba ari kwa kangahe? Umunsi jare 3 enye, umunsi turi kuri enye, 6 ni kwa 3. Ikurikizo match yo muri weekend igomba kwakira Rayon Sport izabikina n'ikipe ya Marine. Tariki 15 Rayon Sport izakina na Gorilla, ariko izakina na Gorilla twabanje gukina nanone muri Peace Cup.
Rayon Sport izakina match za Gorira ebyiri, kuko Rayon Sport izakina na Gorira ku itariki 12 mu kwa gatanu nyine 12, hanyuma kuri 15 Rayon Sport yongera ikine na Gorira muri shampiyona. Indi mikino ya nyuma rero yo tuzagenda tumenya amatariki yayo bitewe n'uburyo bari buze gukora izi fixtures, kuko murabizi ko bigeze mu matariki ya nyuma hari match zimwe na zimwe zikinirwa amasaha. Aho rero no tuzamenyera amatariki neza, ariko ku kwezi kwa gatanu Rayon Sport ifite imikino 5 yo kwakira 5. Impamvu nyine abakunzi mwese w'ikipe ya Rayon Sport, nkeneye ko ku kwezi kwa gatanu tureba match za Rayon Sport zose izakira, tukazajya gukina finale ya Peace Cup izaba ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu. Tugomba kuzajya gukina finale ya Peace Cup ikipe ihembye. Ntacyo kubaza, umushahara w'ukwezi kwa gatanu nituba turi kuri finale ya Peace Cup, Rayon Sport igomba kuzaba yarahembye. Fixtures zose z'ikipe ya Rayon Sport muri uku kwezi kwa gatanu narimaze kwikubwira ko 5 muri zigomba kuzakira. Harimo match za Peace Cup ya Peace Cup nako ko ni match yo kwishyura ya Peace Cup ya Gorira izakurikirana na match ya Gorira ya shampiyona, ariko tuzaba twahereye kuri match ya Marine tuzakira muri iyi weekend izaza. Nyine muri iyi weekend izaza mu cyumweru hagati kwa gatatu Rayon Sport irasura Muhanga, dukurikizaho kwakira ikipe ya Marine, hanyuma izindi fixtures zose ziri buze gukurikiraho harimo kwakira ikipe ya Gorira muri Peace Cup, hanyuma twongere tuyakire muri shampiyona nanone, ariko hazaba hasigaye izindi match ebyiri. Harimo match ya Kiyovu Sport tuzasorezaho, haza na match ya Bugesera niyo tuzakina mbere yaho gato. So ni match ebyiri zose ikipe ya Rayon Sport izabiri bwakire. Mureke tuze kuri stade rero, nkeneye ko tuzakina finale ya Peace Cup ndabisubiramo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu. Abakinnyi nta n'umuberewemo ikirarane cy'umushahara w'ukwezi kwa gatanu bayabone mbere, ubundi tubabwire ngo mugiye kuri finali icyo musabwa ni kimwe, twari igikombe ubone prime y'ibihumbi nka 800, twari igikombe mugabane y'amafaranga y'igikombe muyigabanire. Nkeneye ko umuyobozi wa Rayon Sport azaba nta kibazo kindi asigara nyavuga ati y'abakobwa irahembye, y'abahungu irahembye, twese duhurire kuri finali ya Peace Cup, y'abakobwa ikina mbere, y'abahungu ikina nyuma, tuvuga tuti tutwari ibi bikombe byose abakinnyi bagabana amafaranga. Muzaze kuri stade bizaba ari byiza cyane.